Esther yakomeje ambwira iby'inkuru ye, ambwira n'uko byagenze ageze kuri polisi. Shyiramo imbaraga ujya wagerageza kwihuta kugira ngo afate atandukanye urugero muzirikise umuntu ni amahoro habuze izo gatafari yagiye kuba gutanga bari guhangayika nyamara biri gishyiramo imbaraga Ziga twari ukererewe Moses nje fanda amasazira aho nagusura yamusa hariya mufite abafungwa bangahe? Abafungwa 6 n'abandi 2 mwari muzanya fanta Dara mukobwa rero duhera ese sha wewe kucyuza mu kazi naranka wambaye ariko fanta ubwo ngira ngo namaraka nambaye naho ndabona naranka wambaye Singavuge ngo nawe uvugesha no mukobwa esa Biri wa mukobwa ari he? Fanda natamvuna amaguru ndasibya gahanga pe. Kubera iki? Wa mukobwa nari ngiye kumujyana muri kasho. Ariko anekereje iby'ubuzima bwe. Nsanga Teko futa shaka kugenda. Basi kamubwira mbere yuko nzana mu mujyi gukora aka kazi igipangu twakoragamo twari turi abakozi njyewe nitaga ku mirimo isanzwe y'umukozi agateka mu nama. Umunsi umwe nagiye guhaha naje nsanga televiziyo yabonetse mabuja araza nsanga ari gutonganya undi mukobwa dukorana. Guhera uwo munsi yaraturakariye aravuga ngo twamwangirije ibikoresho ngo nta kindi dushoboye uretse kumumarira no kumwangiriza ibikoresho. Umukozi twakoranaga yagize umujinya, umunsi umwe atetse afata ifunguro yari yageneye mabuja n'abana be arabiroga. Bwakeye mu gitondo bose bapfuye aratoroka. Ndavuga ngo nanjye maguru bamfunga. Mfata umwanzuro wo kuva aho ngaho nakoraga ndi nta mujyi. Usanga mu mujyi w'Ikigali. Nyamara kugera inaha mu mujyi nabonye akandi kazi ko mu rugo. Bamfata neza gusa mabuja rimwe na rimwe akabwira nabi. Nagerageza uko nshoboye ngo ntazahava nk'uko mu cyaro nari narahavuye. Umuhungu waho aza kumva mabuja akajya agira ngo agamije kurya imitungo ye ndashaka kumurangiza umwana. Baza kunyirukana kubera uwo musore. Umusore abimenye amwodeshereza indi nzu hafi aho. Nanjye ntangira kubaho mu buzima rumva afite umuntu mwiza. Igihe twendaga gupanga ibyo kubana buri mpanuka aza gupfa. Nabuze ubushobozi bwo gukomeza kuba muri ya nzu. Mfata umwanzuro wo kujya mu muhanda ntangira kuzunguza imbuto nabwo bigoye. None umupolisi nari niboneye nawe mugiye kumufunga. Ngiye kuri
uriya mukorana. Suratwe ko tutamuzi muri no station ya polisi. Urabaye mu polisi rya. Ari umunsi amahirwe yari yansekeye turahura agiye kunyaka ibyo nacuruzaga arambabaje numvaga mukorera. Ngiro ntabwo ndatisha ngo ibya polisi nifite itegeko ryo kugufunga kurana n'urwo ari umupolisi twe ntabwo tumuzi. Kusema na monzi umuntu yankunze tutaye ko ndi umuzungu cyane. Basi mubabari. Ngiye kukurekura. Ariko uransigira nimero zawe. Nitegukenera tuzaguhamagara. Basi rakoze. Uzasuzugure inzego z'umutekano. Ntabwo nzasuzugura basi rakoze. Izo ngizo murakoze Imana ibahe umugisha. Wagenda ntacyo. ko nari maze kurekurwa umutima wanjye numvaga nishimye ariko bituzuye. Nibazaga uko bizagendekera uriya musore wankunze atanzi. Nese biri uriya mukobwa aramufunguye. Mu kazi n'amarangamutima urukundo ruza nyuma. Witegure kwakira ingaruka zose ziri bukuzeho. Ibintu numvise niwe wabikoze cyangwa n'undi muri mu shusho yawe. Allo, meza telefone. Nujya kubona muri kigo cya polisi uri kumwe n'uriya mukobwa. Kandi ibirango bya polisi byose bisiga hano.
Nyuma ya byose kandi nibwiraga yuko njyewe nta kindi kibazo kizongera kunkurikirana, ariko hari byinshi byari bintegereje imbere yanjye.